Dore application yagufasha gukora YouTube thumbnails nawe ukagira video zikeye kandi zifite thumbnails zikurura abantu. Ubundi reka dutangire dusobanura thumbnail ngo ni iki ku bantu batabizi cyangwa se no ku bantu babizi kugira ngo turusheho kubimenya icyo bisobanuye. Thumbnail ni ya foto ubona kuri video cyangwa se ya foto ibanziriza video yawe kwa kundi uyibona ukumva ushatse bitewe n'icyo ifoto ikweretse ukumva ushatse kuyikandaho. Rero tugiye kurebera hamwe ukuntu wakora thumbnail nawe ugakora thumbnail bitewe na video wakoze. Urugero, hari ukuntu ushobora kuba wakoze video isetsa noneho ugahita ukora thumbnail wenda wateye nka siporo ni urugero, ariko ukaba uzi ko muri video yawe ibyo ngibyo ubikora, nicyo thumbnail kugaragariza. Rero hari ukuntu ureba thumbnail ya video cyangwa se iriya shusho ribanziriza video ukumva wifuje kuhita ureba bitewe n'ukuntu biteye amatsiko. So rero tugiye kurebera hamwe ukuntu wabikora. Tudatinze rero reka dukomeze. Uraza muri Google Play Store yawe usacinge application bita Grid Art igufasha gukora neza. Grid Art murabibona. So nugeramo, dore bashatse kuzana itari haza nyinshi cyane, gusa weho reka ukoreshe iyo tugiye gukoresha. Urayibona ni iyi ngiyi, College Maker. Iyi ni College Maker. Nurangiza uze ukore kuri iyi bita College Maker photo. Urayibona. So iyi ngiyi nurangiza uraza uyikoreho uyestare, kubera ko jye nari isanzwe nifite, ntago ndakora update cyangwa se nkore open. So nubisoza urahita uyizaho. Njyewe ndayifite ni Grid App, ndayifite muri video muri application zanjye ngiyi ndayifite. So ndaza nyikandeho, nimara kuyikandaho ndaza nkande hano handitse edit. N'utuntu twinshi wakoreramo, gusa njyewe ndi kuguhereza utwibanze. Iyi application uzayikunda numara kuyidownloading. Ndaza nkore kuri edit ndahakanda. So nimakanda barahita bakugeza mu mafoto yawe. Reka dukore thumbnail urebe ukuntu bikorwa nawe uzabikore. So uraza ukande ku ifoto runaka tayari ihita igeramo. Urabibona ko yagezemo. So nimara kugeramo, ikindi kintu ugomba kumenya cy'ibanze, urabona niba ugiye gukora thumbnail ya YouTube channel yawe, ntago igomba kumera nk'ifoto ihagaze nk'iyo kuri TikTok cyangwa se kuri Instagram. Urabizi YouTube iyi video ukuntu ya YouTube ibigaragara biba bitandukanye nuko video igaragara kuri TikTok cyangwa se kuri WhatsApp. So ikintu ugomba kubanza gukora, urabanza ukamenya ngo video resolution cyangwa se aspect ratio. Ukaza ahangaha handitse kuri crop, ukahakanda. Wamara kuhakanda bazakuzanira features twinshi cyane. Urabona hazazamo IG, hazemo IG 11, IG 4 to 5 many frames. Bazaguriza frame nyinshi. Noneho frame ya YouTube ni frame ifite 16 to 9, ariyo iyi ngiyi. Iyi frame niyo dukoresha kuri YouTube. Iyi 16:9, 16:9, 16:9. So wowe icyo ukora uraza ukaba ariyo ukandaho. Tayari urabona ko nyikanzeho video ya foto yanjye ukuntu bise bigenda, kubera ko ariyo nemejeho. Tayari uraza uyemezemo. So iki ngiki turagisoje, ni icya mbere. So nurangiza uzaza ukore hano kuri feed, ukore kuri feed. Numara gukora kuri feed
uhita ukora iyi foto uhita uyikoramo background. Uyikozemo background, ariko background wakora utuntu twinshi, ni byinshi wakoramo background. So nidusoza turaza twadingemo ifoto, turaza dukore hano add photo tuyadingemo. Urugero wenda reka nadingemo ifoto, reka nze ndebemo ifoto, uraza ukarebamo ifoto nziza cyane ukaba ariyo ushyiramo. Urugero wenda ngiye gushyiramo ifoto imeze ute, ukuntu wabona subscribers, reka nze ndebe akantu katuma mbishyiramo subscribers. So reka nze ndebe, uraza ukareba mu mafoto, amafoto ushaka, weho ugomba kuba wabanje gutegura ifoto yawe. So njyewe rero ndaza shake ifoto shaka gushyiramo, ifoto nkeneye, ahangaha ushyiramo ifoto nyinshi. So njyewe wenda reka shyiremo, kugira ngo reke gutinda, reka shyiremo iyi foto. So nuyishyiramo uraza ugakanda next, ukande next, tayo urabona ko ifoto yagezemo. So, ushaka wayongera cyangwa se ukayigabanya. So iyo usoje ibingibi rero, ifoto ushobora kuyeditinga, ukaza ugakanda hano handitse filter, ukayeditinga. Hano haza utuntu twinshi cyane, utu options twinshi dutandukanye two kuyeditinga. Urabona bright story, urabona ndayeditinze, urabibona ureditinga ifoto ukayihindura uko ushaka kabisa. So nge nzashyira hano kuri bright, gashyire kuri bright. So urabona iyo ibisoje aza ugakora adjustment, uraza ukaeditinga uko ubishaka, uzahitamo uburyo bukunogeye. So ikindi kintu cya mbere ugomba kumenya, iyo umaze kubigenza gutyo, uraza ugahita ukora hano hari umukasi AI cut. So urakanda, oya twakoresheje itariyo, uraza ugakanda kuri iyi foto yawe, ukaza ugahita ukanda ahangaha handitse AI cut. Kuri aka ngaka iyi foto umaze kongeramo bwa kabiri nyine, atari iriya background, ugakanda kuri AI cut. So tayari tuba tugiye gukora background yayo. So iyo uyikuyemo uraza ugahita ukora okay. Ibi ngibi bya optimization urabyihorera, ntacyo biba bikurebaho, urabyihorera, ugakanda hano handitse okay, tayari ukahakanda. Iyo umaze kuhakanda urabona ko ya background y'ifoto ivuyemo, ubu ngubu hasigaye ifoto yonyine. So icyo ukora ni gukora adjustinga ukayigira uko ushaka. So urabona ko ari ibintu by'ubwenge. Noneho urabona ko ifoto ukaza ukayishyira aho ushaka, ukayishyira tayari, urabibona rwose ni ibintu by'ubwenge. So noneho tugiye gushyiramo indi foto. Noneho ahangaha urabona iyi ni step ya mbere, ushobora kongeramo indi foto y'umuntu runaka. Urabona hari ukuntu ujya ukora thumbnail z'abantu, tayari urabibona ibingibi ndabikoze, ni iby'ubwenge. Noneho ukaza ugashyiramo indi foto, kanzishake iyi foto shaka gushyiramo kugira ngo bigende neza cyane kabisa. Ari ifoto ya subscriber zishaka gushyiramo, kuko iyi thumbnail ndi gukora ni iyo gushyira ni iyo ku attractinga okay, attract thumbnail cyangwa okay, ukuntu wakora nyine, ukuntu wakora kubona subscribers. Hari agafoto mfitemo ariko sindi kukabona, mwihangane kuba ndi gutinda, gusa ubu ni ubumenyi uri kwiga, byose ni ubumenyi. Weho ureba video witonze, uwo muzimu uri kukubwira gusunika ngo wihutishe video, umubwire uti toka 10 subscribers. Okay, iyi foto ndayibonye,
YouTube subscribers. Okay, nshyiramo akahera tips to get. Okay, reka shyiremo akangaka kabisa. Akangaka urakabona, shyiremo aka. Iyi ngiyo ntabwo wakirirwa uyigira urayihorera. Tips to get subscribers. Urabibona ko ari sawa tayari. Ariko rero ndabona iyi noza iyi aspect ratio atari iya YouTube. Reka nze nongere nyigabanye ndebe. Oya, ntabwo ari iyi foto ndashaka ifoto yose. Ifoto yose. Okay, ratio. Yes, ratio. Umenyekinga neza ko ratio wakoze iya YouTube kubera ko video iyi foto iyi thumbnail ushaka kwishyira kuri YouTube. Dore kandi kantu k'ubwenge none ushobora kwibaza ngo ni gute bandika kuri thumbnails. Dore icyo ukora iyo umaze kubisoza uraza ugakora hano handitse text ukahakanda. Aka kantu ni ak'ubwenge guys rwose, ukaza ukatukondamo hano hagati handitse tap to edit, ugatapinga to edit, wenda rikashyiramo ukuntu wabona ni gute nabo wabona ushobora kubona views na subs vuba vuba. Okay, cyangwa se views na views. Okay, views na subs ubwo ni subscribers. So ibyo ngibyo bisoje, si biba bihagije gusa, uraza ukanayahindura amabara, ukayeditinga neza rwose. Uraza ugakanda hano handitse style, cyangwa se mwa tuno tuntu amagambo ushobora kuyagira uko yashaka, wayagira inyuguti nini, wayagira uduto, wayagira ukuntu wewe uraza ugahitamo uburyo ushaka. Okay, ukareba uburyo bwiza nyine tu. Reka njye nkoreshe ubu buryo. Ni gute ushobora kubona views na subs? Reka nkoreshe ubu buryo. So ugatambika hano hirya ukareba kuri okay. Ahangaha tuba tugiye kweditinga amabara. Pressed. Ukaza hano handitse style, kuri style aha ukaza ugahitamo amabara ushaka, ukareba ibara kabisa rigaragara. Wenda dukoreshe iry'umutuku tayari, ukarishyiramo ubundi ukaza ukarishyira ahagaragara neza kabisa. Tayari urabibona ko ibintu video yawe bibaye uko ubishaka. Si ibi gusa, nawe uraza ukeditinga bitewe n'ukuntu ubishaka, ugashyiramo utuntu twinshi ushaka, ukayishyiramo ibirungo. Njye nandi kuguhereza iby'ibanze, nawe niba ukeneye gukora ibintu bindi byinshi nk'ibi ngibi uzaza ubikoreramo. Gusa thumbnail ahangaha urabikora neza ufite ifoto yawe. Babandi bakunda gukora thumbnail zifite ifoto zabo, biba byiza iyo ukoze content ugashyiramo ifoto yawe. Biriya bintu biba ari sawa cyane kabisa, biba ari sawa, biba ari fresh cyane, biba ari good kabisa. Urabibona ukuntu biba ari sawa wanjye. So rero kora subscribe kugira ngo tujye dukomeza kubana mu tuntu twinshi tw'ubwenge, ntugacikwe n'ibintu nk'ibi ngibi. Tayari urabibona rwose ko ari ibintu by'ubwenge kabisa. So guys, ushaka kugira icyo tubaza wakandika muri comment, tukajya tukubwira ibintu byinshi, tukajya tugukorera utuntu twinshi dutandukanye, cyangwa se ukatubaza. So ni inkunga guys, iyo uteye comment bifasha kuzamuka. So ukora comment ukande like na share niba ari ngombwa uyisharinge. Wenda share irabagora, ariko ukora subscribe ukigora ukanatanga comment, wenda ibyo ngibyo byo
byaba ari sawa cyane. Urabona rwose ushaka wayishyira aho ushaka ukabikora neza cyane. Urabona thumbnail professional wanjye kabisa, urabibona rwose. Wowe uragenda ukifata agafoto kameze fresh tayari, uyu ni njyewe rwose. Urabona ko ari iby'ubwenge cyane, ni ibintu byiza cyane rwose. So guys, kora subscribe kugira ngo ntugacikwe na video zose ishyizeho z'ubwenge nk'izi ngizi. So ndabashimiye kuba mwadukurikiranye. Ciao ciao, turi kumwe. Ubundi ugakora save. So iyo ukoze save, thumbnail yawe iba yagezeho. Shaka wahita uyeditinga, wagira ute. So iyo ukoze save tayari biba bisoje. Ubwo reka turebe muri fayilo yacu turebe ko video yagezeho. I mean thumbnail yacu ko yagezeho. So kaza muri grid image, nagiye nkora thumbnails nyinshi cyane. Urayibona bya bindi nababwiraga byo kugira ratio ya YouTube. Urabona iyi thumbnail imeze neza kabisa, niyo kujya kuri YouTube. So urabibona niyo nakoze. Ni gute TikTok yemba mu Rwanda, izi zose nizo nagiye nkora, urabibona. So guys, urabibona rwose n'utuntu twinshi ikora. Niba ushaka gukora ibintu nk'ibi rwose, kora subscribe, ukande like, comment, tubaze rwose ko twabigenza. So abashimiye kuba mwadukurikiranye, turi kumwe nawe utaha muri video y'ubutaha rwose.